ntabwo nabyumvishe neza. Abana iyo mwabaga muri ku ishuri mugiye kwiyuhagira muri abanyeshuri mu gitondo koga mu gitondo cya kare ibintu byo kwikinisha koga nyine n'ibintu mu mwangu mu koga ntabwo hajya mu gitondo bajya koga twava koga tugiye gufata igikoma mara kuba igikoma ubwo seji twabaga twinjiye mu ishuri habaga hari period y'imita 30 aho ku ishuri tugasohoka ubwo tugahita tujya kumenya tukongera tugasubira mu ishuri. Oya mbwira ukuntu mwajyaga kwiyuhagira noneho ukabona ibihungu bitangiye kwikinisha. Ubwo nyine ibyo bihungu yajyaga kugira iki ubwo kajyaga koga mamisha kuri tamazi yo kubona ukabona aratangiye nyine nari ndirindoga urabona mu wa gatanu kandi ukabona birasohoye ibyo bitangiye gusohora noneho wabireba nawe kumva bishatse. Oya nabyambaga cyane wese waje kugera mute nanjye waje kwikinisha gute nanjye kumukuru gute nanjye ngo mbikore n'umukuru nawe warakuruye uragera ku narabyimbye nani cyasohotse kigene mu kangahe mu munani nani cyasohotse ubwa mbere ariko wumvise akaryohe runaka akaryohe karaje ubwa mbere urumva numva ndimo gukubita bimwe byatari ariko ashwe da bigezeho ndaruha ndabyihora nta na kimwe